Turabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo, abadukurikiye kuri Yerusalemu nshya. Imana yo mu ijuru ibagirire neza kandi bakomeze. Reka dutangire dusenga Imana nk'ibisanzwe, ariko ntago bisanzwe. Noneho turagushimye Uwiteka Imana, turaguhimbaje mu izina ryawe. Uri Imana y'amahoro, uri Imana ikomeye, uri Imana igira neza, uri Imana itunganye. Abantu bawe turagushimye, tugirire neza, uduhe imbaraga n'ubutware, kandi gukora kwawe no gutegeka kwawe bana natwe, utugirire neza mu izina rya Yesu. Urakoze, amen. Dushimye Imana kuko yongeye kubana natwe, kandi Imana y'amahoro, Imana ifite imbaraga, Imana ifite ubutware. Iyi ni inkoni mfite, rero ibyayo muraza kuza kubimenya. Nzanye ubutumwa buvuga ngo nta nkoni itababaza. Inkoni iyo ari yo yose uko yaba imeze kose irababaza. Inkoni yose uko yaba imeze kose irababaza. Rero ni ukuvuga ngo uko bisa kose n'uko bimeze kose, buri muntu wese agiye gukubitwa iyo nkoni mu rwe ruhande. Buri muntu wese agiye gukubitwa iyo nkoni mu rwe ruhande, mu rwego arimo, mu byo avuga, mu byo akora. Buri muntu wese yigengesere, kuko buri muntu wese agiye gukubitwa iyo nkoni. Abantu hari ibintu bamaze kumenyera, ariko twitonde kubera yuko buri muntu agiye gukubitwa iyo nkoni mu rwe ruhande. Yaba umuririmbyi, yaba umunyamasengesho, yaba umuhanuzi, yaba umupasiteri, buri muntu wese agiye gukubitwa iyo nkoni. Numvaga nagira ngo ube maso, kuko byamaze kurenga. Rero hari abantu bigize nyoni nyinshi, bajya bapfundikira ibintu, bamara kubipfundikira bakabishyira ku bandi, bakikuraho amakosa bakayashyira ku bandi, bakigira bere kubera yuko bafite uruvugiro, bakigira abatagatifu kubera yuko buri muntu uwo ari we wese afite uburyo yiyeranja, afite uburyo akora ibintu byiwe, akumva yuko apfukiranya abantu, ariko hari Imana yonyine itagipfukiranwa. Iyo ngiyo rero niyo ihagurukije inkoni, kandi buri muntu uwo ari we wese ije kumukubita inkoni ihwanye n'uko yagenze, n'uko yakoze. N'iyo cyaba ari ikinyafu kirababaza. Reka twifashishe ijambo ry'Imana, kuko muri ino minsi abantu bose barakora ibintu bakabyita ko ari ubuhanuzi. Abantu benshi kugira ngo babone ibyo babona, kugira ngo abantu babatinye, kugira ngo abantu babubahe, barakora ibintu bakabyita yuko ari ubuhanuzi. Ariko ubwira abantu yuko inkoni ishibutse, ubwira abantu yuko ibinyafu bishibutse, ubwira abantu yuko ibintu bisubiwemo. Buri muntu wese, uwasengaga rimwe nasenge kabiri, uwasengaga kabiri asenge gatatu, uwasengaga yiyiriza ubusa rimwe yiyirize kabiri. Abantu bataye ibihe byo gusenga, mwongere musenge Imana. Abantu bose uko basa kose, aho waba uri hose, waba uri Tanzania, waba uri Burundi, waba uri Congo, waba uri Uganda, waba uri mu yindi migabane, waba uri Amerika, Norvege, Switzerland, Ubusuwisi, ahantu aho ariho hose, inkoni irashibutse. Kandi nubwo inkoni ishibutse, ishibukiye buri muntu uwo ari we wese mu bintu uko yagiye akora kose. Bisobanuwe ngo uko imirimo wakoze ingana, uko ibintu wakoze bingana, niko inkoni ishibutse. Inkoni irashibutse. Abantu mube maso, abantu musenge, kuko ntago byoroshye. Reka twifashishe ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Obadiya,
agira igice kimwe, ni igice kimwe n'umurongo wa 4 haravuze ngo naho watumbagira hejuru nk'igisiga icyari cyawe ukacyarika hagati y'inyenyeri, aho naho nzahakumanura ugwe hasi, niko Uwiteka avuga. Niko Uwiteka avuga, niko Uwiteka avuze, niko Uwiteka avuga, niko Uwiteka avuze, niko Uwiteka avuga, niko Uwiteka avuze. Naho watumbagira hejuru icyari cyawe ukacyarika hagati y'inyenyeri, aho naho nzahagusanga nkumanure ugwe hasi. Umva 5 ko havuze, haravuze ngo abajura iyo baguteye cyangwa abambuzi bakaguteraniraho mu ijoro ukaba waraciwe aho ntibakwiba kugeza ubwo bibaza abasaruzi b'imizabibu baje iwawe ntibagira imizabibu basiga yahumbwa. Ni ikibazo abajura baguteye bakaguteraniraho. Ni ukuvuga ngo abajura baguteye bakaguteraniraho, nawe ubwawe wagira ikibazo, nawe ubwawe wasanga ufite ikibazo. Ariko hejuru ijambo riravuze ngo naho watumbagira ukagera hejuru. Hari abantu muri ibi bintu bamaze kubona yuko byari byarakunze. Benshi bagiye gutungurwa nuko babonye bashyizwe hasi. Abantu benshi bagiye gutungurwa nuko hari Imana ije kubatungura, bakwibwira yuko ari igitsuri cya leta, ubundi leta ikorana n'Imana. Bamaso ukomere umenye yuko Imana wizeye ari Imana ifite imbaraga, ari Imana ifite ubutware, ari Imana ihambaye, kuko wera nyiribihe, Imana y'amahoro yo ubwayo. Abantu barayibeshyeye, abapfumu barayibeshyeye. Iyo wabeshyeye Imana ntabwo uba ukiri umuhanuzi. Waba uri muri Kigali unyumva, waba uri hehe unyumva, ahantu hose waba uri, ntabwo uba ukiri umuhanuzi, ahubwo uba uri umupfumu. Kuba maso bisobanuye iki? Gutanga inama bivuze iki? Ese koko ko Yona yatumwe i Ninive kuburira uriyamurwa umaze kumva, bambara ibigunira. Ariko ikibazo cy'uno munsi dufite twebwe, ibintu byabaye byinshi. Uyu munsi iyo ubwiye umuntu ntago yumva yuko ugiye kumuburira. Nicyo gituma rero Imana ifite uburyo igomba kwigaragaza ubwayo. Nicyo gituma Imana ishaka gukora ubwayo, kuko ibisambo byabaye byinshi, abiba babaye benshi. Rero ni ukuvuga ngo hagati ahangaha hari ikintu kandi ni ukuvuga ngo mu bintu byose iyo hataraba akavuyo ntago Imana iba yari bwiyerekane. Ubundi ahanini abashakashatsi bose bagiye bavuga ngo Imana iza kuri finali, Imana iza kuri finali, Imana iza kuri finali, Imana iza kuri finali, ije kurangiza ibintu ibyo ari byo byose. Niki cyatuma waba waratumbagiye ukagera hejuru ukiyumva yuko buri kintu cyose cyarekerwa kuri wowe, ukumva yuko wagoreka ibintu by'Imana, ukumva yuko wakora ibintu ndetse ukumva yuko wamaze gutsindishirizwa? No, ijambo riravuze ngo naho watumbagira ukagera hejuru cyane, aho naho nzahakumanura ngusangeyo, niko Uwiteka avuga.
niko Uwiteka avuga, niko Imana yacu, Imana wizera, iyo nizera yo mu ijuru, icabiko hari abandi bizera itari yo mu ijuru. Imana yo mu ijuru niko ivuga, niko ivuganye n'abantu bayo muri ino minsi, niko ivuganye n'abantu bayo muri iki gihe kigoye, niko ivuganye n'abahanuzi, niko ivuganye n'abapasiteri, niko ivuganye n'abanyamasengesho, niko ivuganye n'abantu bari hirya no hino. Inkoni igiye guhaguruka, buri muntu mu rwe ruhande. Twashimye Imana kuko hari abahanuzi bahanuye ibinyoma bakaba barimo gusaba imbabazi, kandi bagasaba imbabazi nyuma yaho barangiza bakongera bakavuga ngo Imana iravuze. Ariko Imana yacu ntabwo irya ruswa, nicyo njya nyikundira. Imana yacu ntabwo ijya ibwirwa amabwirwe. Imana yacu ntabwo ireba nk'abantu. Iyaba yarebaga nk'abantu urya munsi wakabaye warapfuye. Iyaba yarebaga nk'abantu nanjye nakabaye narapfuye. Iyaba yarebaga nk'abantu nawe ntago wakabaye uriho. Ariko kuko ireba nk'Imana iza gushyira mu mahoro abayabuze, iza gutanga imbabazi n'impuhwe nyinshi, imbabazi n'impuhwe nyinshi, igira ibambe, ifite imbaraga, niyo igira ikirema ikagikomeza. Ariko ndagutangariza ko ibi bintu mubona, ibi bintu mureba, ibi bintu mwitegereza, ibi bintu mwumva, ibi bintu mubona ku matelefone, ibi bintu mubona ku mbuga nkoranyambaga, ibi bintu byaciye ibintu, ibi bintu udashobora kumva, ibi derope fore gayi, drome ede fore gayi shikitayi, ibi bintu ubona abantu bamaze kwishyira hejuru. Imana ihagurukanye inkoni, ihagurukanye inkoni, ihagurukanye n'umunyafu. Hari abagiye gukubitwa inkoni, hari n'abagiye gukubitwa utunyafu. Mana we, buri muntu wese mu rwe ruhande. Gusenga haciyeho igihe tubwira abantu, tubabwira ngo gusenga bigiye kuba ingume, tubabwira ngo gusenga bigiye kuba ikibazo, tubabwira ngo gusenga. Mbese uracyari maso? Mbese uracyafite bya bihe byawe bya mbere? Mbese uracyazirikana Imana yaguhamagaye? Aho ni wabonye ibintu ugatangira ugakandagira abantu? Mbese aho uracyumva yuko Uwiteka akigendana nawe? Hindukira wumve yuko Uwiteka ari hafi yawe, ari iruhande rwawe, agomba kugendana nawe, agomba gukorana nawe. Kibatsi cy'umwuka wera, umuriro w'umwuka wera yongera gukoreho. Dore hari ibihe wataye, dore hari wagendeye mu kigare. Abantu benshi twakurikije amarangamutima yo gukunda ubuyobozi, abantu benshi twagendeye mu byubahiro byo kuvuga ngo turi abahanuzi, haleluya, byo kuvuga ngo tuvuge Imana itavuze. Koko nimuhagarare mwongere musabe imbabazi, muvuge muti twaracumuye, twahanuye Imana itavuze, twahanuye Imana itavuze. Ariko iyo wahanuye Imana itavuze, buriraje bakubita akanyafu, kuko twayibesheye, kuko mwayibesheye. Bamaso kandi ukomere. Hari abantu barimo bazikubitwa bari Amerika, hari abantu bazikubitwa bari Canada, hari abantu bazikubitwa bari Norvege, hari abantu bazikubitwa bari muri ibyo bihugu bya kure. Imana ikagenda ibakubita, twebwe tukaba tuzi ngo abantu ngo bagezeyo, abantu byarakunze. Ariko mwavugana akakubwira ngo byaranze, birimo biranga, kandi wowe uzi yuko yageze muri Kanani ntoya. Ayiwe,
ntabwo yageze muri Kanani ntoya, ahubwo nta hantu ibibazo bitari, nta hantu ingorane zitari, nta hantu intambara zitari, nta hantu impfu zitari. Icyo usabwa ni eboferegayi, ni ugusenga Imana no gukorana n'Imana no kugendana n'Imana. Ndagusabira nanjye nisabira uko Imana igenderera abandi, uko uno munsi iri bugenderera abandi, nawe ntigusige. Ukimara kubona izi video zacu, inkunga yose iremewe, gukora subscribe, share, comment, n'indi nkunga Imana yagushoboza wayitanga, kuko iyo yatanze telefone izatanga mashini, itange na kamera. Amahoro y'Imana abane namwe mu izina rya Yesu, amen.